wi wihangayika nshuti yanjye. Izo nzozi waraye urose, yego, none aha ngaha ugiye kumenya ubusobanuro bwabyo. Yego, aha ni kuri Good TV Rwanda rwose wahageze, ntacyo uri buhaburane. Ndaje nguhe ubusobanuro bw'izo nzozi neza warose. Humura kandi wihangayika, wihagarika umutima, Imana iragukunda. Yego, uti naraye ndyamye ndota inzozi zigiye zitandukanye, ariko nkangutse mbura ubusobanuro bwabyo, ngira agahinda kenshi mu mutima ndiheba, kuko ntabashije kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi zigiye zitandukanye naraye ndose iri joro. Wasanga zari iz'umugisha, wasanga zari iz'umumaro, ariko nabuze ubusobanuro bwabyo. Aha ni kuri Good TV Rwanda, ngira ngo tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi ushobora kuba waraye urose cyangwa se wararose, ariko kandi wakanguka ukabura ubusobanuro bwabyo. Umwe ati nararyamye ndota inzozi, ndota ndi gutonora ubunyobwa, nkabona ndabutonora neza, ariko nkangutse mbura ubusobanuro bwabyo, numva ngize umujinya ndetse n'uburakari. Ariko wamfura we ntukababare, ntukanarakare. Aha ni kuri Good TV Rwanda, ngira ngo tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zigiye zitandukanye, ariko kandi turahera kuri izo nzozi warose kugira ngo tugufashe kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi warose. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, mwibutsa utarakanda kuri subscribe wamfura we, nicyo gihe cyo kubikora, ubundi dukomeze twibereho neza mu Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ngira ngo abari mu majyepfo ndabasuhuje cyane, iburasirazuba, iburengerazuba, mwese mukomeze kugubwa neza mwamfura mwe, turabakunda cyane kandi buri munsi duhora tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Ngira ngo niba wararyamye ukarota inzozi, ukarota rwose uri gutonora ubunyobwa, ariko kandi ukabona uri gutonora ubunyobwa neza, uri umunyamahirwe, uri umunyamugisha, izo ni inzozi rwose zisobanuye ko muri wowe wifitemo izindi mbaraga zidasanzwe. Icyo ni ikimenyetso cy'ubutsinzi cyangwa se ni ikimenyetso cyo gutsinda inzitizi. Ngira ngo niba wararyamye rwose ukarota uri gutonora ubunyobwa, ariko kandi ukaba rwose wabonaga uri kubutonora neza, icyo ni ikimenyetso rwose kigaragaza gutsinda inzitizi. Ngira ngo buri munsi kandi kenshi duhura n'ibintu byinshi bituzitira, duhura n'imbogamizi nyinshi, ariko umutima w'umuntu iyo urushijeho gukomera ubasha gutsinda za nzitizi. Niba rero waragize icyo ukarota uri gutonora ubunyobwa, ariko kandi ukabona uri kubutonora neza, icyo rwose ni ikimenyetso cyo gutsinda inzitizi. Nshuti yacu warose izo nzozi, twagira ngo tukumare izo mpungenge. Hano ni kuri Good TV Rwanda, tugiye kurebera hamwe inzozi 5 ushobora kurota, ariko kandi izo nzozi zikakwereka ko ugiye kubona ubukire, ugiye kubona ubukire. Abenshi iyo tuvuze ubukire, abenshi bumva amafaranga, ariko kandi kuba uriho wibuka ko aricyo gishoro kizima wakora ukabona ubukire, ukabona amafaranga, ukabona byinshi wifuza, ariko byose tubigezwaho na Rurema, uduha kuramuka, uduha kuramba, uduha ubuzima. Reka turebere hamwe rero inzozi za mbere ushobora kurota cyangwa se ushobora kuba wararose zigaragaza ubukire. Nubwo utabimenye, ariko iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ubimenye kandi ubisobanukirwe neza cyane. Izo nzozi hari icyo zisobanuye ku buzima bwawe, cyangwa se zishaka kugaragaza yuko uzatera imbere ukabona ubukire. Iyo tubuze ubukire benshi bumva amafaranga. Yego, inzozi za mbere rero, inzozi za mbere nyine zishobora kukwereka ko uzabona ubukire cyangwa se ugiye kubona ubukire mu gihe cya vuba, nubwo cyaba ari igihe kirambye ariko kirekire, ariko ubukire bukazaza. Mu buzima hari benshi bavuga ngo runaka ngo ntacyo azigezeho, ngo nta n'icyo azimarira, ariko kandi twibuka ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri cyangwa se ikanakarenza kugira ngo igaragarize abantu bayo
bayiba bugufi kandi bashaka kumenya byinshi, ndetse ko ibagaragariza ko izanabagirira neza mu buryo bugiye butandukanye. Inzozi za mbere rero zishobora kugaragaza ko uzabona ubukire ni ukurota zahabu. Kurota zahabu cyangwa se kurota amafaranga. Niba urose zahabu cyangwa se niba wararyamye ukabona urose zahabu cyangwa se amafaranga, waba uyafite mu ntoki urimo uyabara, cyangwa se izo zahabu waba uzifite uri kuzigura cyangwa se uzigurisha, byose bigaragaza ubukire mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Bigaragaze ko rwose uzakira, uhumure kandi uzakira. Nibyo rwose, Imana igufiteho amasezerano meza cyane, Imana igufiteho umugambi muzima wamfura. Ubusobanuro bw'inzozi za kabiri, turebe hamwe inzozi za kabiri zishobora kukwereka ko rwose uri umukire cyangwa se uzaba umukire mu minsi iri imbere. Ni ukurota uri mu isoko uri kugura ibintu byinshi by'agaciro. Ese waba wararose uri mu isoko uri kugura ibintu byinshi kandi noneho ukabona ibyo bintu ni iby'agaciro gusa? Ngira ngo umenye ubusobanuro rwose. Byari bishatse kugaragaza ko rwose uri umukire, muri wowe uri umukire, uzaba umukire. Abavuga yuko ntacyo uzigezaho nta n'icyo uzimarira, ayo majwi rwose ntagutera ubwoba kandi ntatume uhangayika. Hari icyo Imana yakuvuzeho kandi izagisohoza rwose mu gihe cya vuba. Niba wararose utyo rero uri umunyamugisha. Kurota uri mu isoko uri kugura ibintu byinshi kandi by'agaciro bigaragaza yuko uri umukire cyangwa se uzakira mu minsi rwose ya vuba. Reka turebere hamwe inzozi za gatatu zishobora kukwereka ko uzaba umukire mu gihe cya vuba. Kurota imbuto nyinshi cyangwa se imyaka yeze. Kurota imbuto nyinshi, zaba ari amatunda, yaba ari amapera, yaba ari amaronji, ngira ngo imbuto nyine murazizi zitandukanye. Kurota rero imbuto nyinshi cyangwa se ukarota imyaka yeze, ngira ngo bigaragaza ko uri umukire. Ntushidikanye, izo nzozi zigaragaza ubukire. Niba wararose izo nzozi rero tayari uri umukire, uri umunyamugisha kandi uri umunyamahirwe cyane rwose. Reka turebe hamwe izindi nzozi za kane zishobora kugaragaza ubukire cyangwa se kugaragaza yuko uzakira. Yego, kurota uri mu nzu nshya. Kurota uri mu nzu nshya kandi inzu nziza cyane. Kurota uri mu nzu nshya cyangwa se inzu nziza cyane. Kurota uri mu nzu nshya ukaba wararyamye ukarota uri mu nzu nshya cyangwa se inzu nziza cyane, nawe ukabona biguteye ibyishimo bidasanzwe, icyo gihe rwose bigaragaza ubukire. Izo ni inzozi za kane zishobora kugaragaza ubukire ku buzima bwawe. Reka turebere hamwe izindi nzozi za gatanu zishobora kugaragaza ubukire. Kurota amazi meza cyangwa se uruzi rw'umucyo. Kurota amazi meza cyangwa se uruzi rw'umucyo, rwose ibyo ngibyo bigaragaza yuko uzakira, cyangwa se izo nzozi zigaragaza ubukire. Ngira ngo buri munsi kandi kenshi turota inzozi, ariko kandi hari n'icyo Imana ibishaka kugaragaza ku buzima bwacu. Maze rero mwamfuramye, ahangaha ni kuri Good TV Rwanda. Mwibutsa rwose, niba utarakanda subscribe, nicyo gihe cyo kubikora. Ni ibanga rikomeye cyane, ukaba uteye inkunga ibiganiro byose bya Good TV Rwanda. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana rero. Ubusobanuro bw'inzozi nakagaruka. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.